Birero z'ukwezi kwa mbere ni kuwa gatandatu utaha. Wasiri nta magambo menshi nzaba mfite, ni match nzaza kureba ndi kumwe na famille yanjye, mama wambyaye, papa wambyaye, nyogokuru wanjye, nanjye ubwanjye nzaza ndi kumwe na famille. Ni match y'umunezero kuri njyewe, nzaba ndi kwishimira ko ngiye gutwara igikombe cyanjye cya mbere kuva natangira kuvugira ikipe ya Rayon Sports. Nta gisindaza kirimo hagati cy'uko icyo gikombe cya mbere cyo wakigura. Unyumvishe nabi, niyo mpamvu mbajije ikibazo kibi. Match yo ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere nzamara icyumweru cyose ndi gutangaza gace mutambona kenshi, kubera ko ni match y'abakinnyi bose b'ikipe ya Rayon Sports. APR yakoze ikosa rikomeye, badutsinda match y'ibitego 3-0. Bakoze ikosa ry'umwuga, bazanazira ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere. Niyo mpamvu rero match yo ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere iki cyumweru nta nubwo muzambona kenshi. Ndi umuntu utuje, ucecetse, n'abakunzi ba Rayon Sports mwabibonye ko batuje, kubera ko ufite Rikawo, ukaba ufite Kwizera Olivier, ukaba ufite n'abandi muzabona muri iki cyumweru kuva ku munsi wo kuwa mbere. Hari abakinnyi muzabona ku munsi wo kuwa mbere, ukabona Richard wagarutse, Tambo wagarutse, ukagira na Grand Frère Bigirimana David wamaze kugaruka. Kugira abo bantu bose bisobanuye ko biraza kuba ari byiza cyane. Niyo mpamvu rero match yo ku itariki 10 n'umuntu uzaba arwaye azazane serumu kuri stade Amahoro. Umuntu uzaba arwaye azazane serumu kuri stade Amahoro. Uri kubona ko ndi gutangaza ntuje, ariko sipasi tujya tubona ko mukora udushya twinshi cyane kuri iriya munsi ku itariki 10. nabisobanuye. Ndazana na famille yanjye yose, niko gake 100%. Nzaza ndi kumwe na papa mbyara, mama mbyara, na nyogokuru. Na nyogokuru azaba hari, famille yanjye yose tuzaba twicaranye. hari umuhungu utebya aravuze ngo ubu wasinaza nka zakajugujuga akaza mu bintu bitandukanye. Bizaba bisanzwe. Murakoze.